Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se icyamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none wa 21 Mata 2025 wa mbere iragira iti: kwizihiza Pasika si ukwikorera ingiga z'ibiti. Kwizihiza Pasika si ukwikorera ingiga z'ibiti. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 109 mu ndirimbo z'agakiza igira iti: Pasika yacu niyo itwibutsa.
haleluya haleluya. Uyu muririmbyi aririmbye neza cyane kuri refrain, aravuga ngo nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye kudupfira atyo, yasatuyemo na rwa rusika, yatumye natwe twinjira ahera. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Igitabo cyo kuva ibice 12 duhere ku 21 tugeze kuri 28. Haravuga ngo Uwiteka abwiriza Mose ategeka Abisirayeli ibya Pasika. Mose ahamagara abakuru bose bo mu Bisirayeli arababwira ati nimurobanure mujyane abana b'intama uko amazu yanyu ari, muzabikire umwana w'intama wa Pasika, mwende umukamato wa ezobu muwinike mu maraso yo mu rwabya, mumishe amaraso yo mu rwabya mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi, he kugira uwo muri mwe usohoka mu nzu ye mugeze mu gitondo, kuko Uwiteka azanyura muri mwe ajya kwica abanyegiputa, kandi nabona ayo maraso ari mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi, Uwiteka azanyura kuri urwo rugi, ye gukundira murimbuzi kwinjira mu mazu yanyu ngo abice. Kandi mujye muziririza ibyo bibe itegeko kuri mwe no ku buzukuruza banyu iteka ryose. Nimumara kugera mu gihugu Uwiteka azabaha nk'uko yasezeranyije, muzajye muziririza uwo muhango wera. Kandi uko abana banyu bababajije bati uyu muhango wanyu ni uw'iki, mujye mubasubiza muti ni igitambo cya Pasika y'Uwiteka, kuko yanyuze ku mazu y'Abisirayeli bari muri Egiputa agakiza amazu yacu ubwo yicaga abanyegiputa. Abantu barunama bikubita hasi, Abisirayeli baragenda babigenza batyo uko Uwiteka yategetse Mose na Aroni aba ariko bakora. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ku cyumweru tariki 20 z'ukwa kane mwaka 2025 habayeho umuhango wo kwizihiza Pasika yo kwibuka urupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba, ubwo yemeraga kuza mu isi kudupfira kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Mbere yaho hari imihango yagiye igaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho wabonaga mu bihugu bitandukanye kwizihiza byakorwaga buri torero cyangwa se idini byabikoraga mu buryo butandukanye. Hamwe hari aho babanzaga bakikorera ingiga z'ibiti zikoze mu misaraba, yemwe zabaremereye zabaciye intugu. Bintera kwibaza nti mbese Pasika ni iki? Pasika isobanura kunyurwaho. Mu isezerano rya kera Imana yabwiye Mose ko mu gihe umurimbuzi azanyura mu gihugu cya Egiputa aje kwica abana b'imfura z'abanyegiputa nka kimwe mu bihano Imana yari yageneye Farawo, ko sinye izamufasha gutandukanya Abisirayeli n'abanyegiputa, ko ari amaraso bazamisha ku nkomanizo zombi mu ruhamo rw'umuryango. Ayo maraso akazaba ari ay'umwana w'intama cyangwa w'ihene utariho inenge, bityo mu ijoro uzaba yarayamishijeho umurimbuzi nayabona akazihitira. Urugo azasanga atariho azasiga yishe abana b'imfura bo muri Egiputa. Hano bivuze iki? Bivuze iki mu isezerano rishya? Yesu Kristo ni intama w'Imana weza ibyaha by'abari mu isi utagira inenge, ubuteka. Umucamanza iyo atubonyeho amaraso ntaducira urubanza ukundi, ahubwo atwita abakiranuka. Hano igikenewe si ukwikorera ingiga z'ibiti, ni ukwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, kandi
ukaba warahinduriwe ingeso ze, nawe ukaba icyaremwe gisha, kwikorera ingiga z'ibiti bikoze mu musaraba, kandi muri wowe ukiremerewe n'ibyaha, uba uvunikira ubusa umusaraba. Yesu yawikoreye rimwe, arabambwa, turabamburwa. Ni ngombwa kwizihiza cyane umunsi mukuru wa Pasika, twibuka aho umwami wacu yadukuye akaturuhura imitwaro yaturemereraga, akayidutura. None ubu tukaba tugenda twemye. Urupfu rwa Yesu Kristo si ukwikorera ingiga z'ibiti zishushanyije mu misaraba, cyangwa se kwambara imisaraba mirebere mu gatuza, ahubwo ni ukureba icyo wahinduye mu buzima bwacu, ni ukureba icyo wamaze mu buzima bwacu, kuruta kwikorera ingiga z'ibiti zishushanyije mu misaraba, ariko imitima yacu ntaho ihuriye n'uwo musaraba. Ijambo ry'Imana rero ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye, warakoze kuduha umwana wawe Yesu Kristo, araza aradupfira, araducungura. None ubu tugenda twemye, imitwaro yose badufite ukaba waraturuhuye. Gira neza bene data, uyu wese wumva gifite bimuremereye, Mwami Yesu Kristo, uyu musaraba wera, umusaraba wo kumuhindurira ubuzima, akaba icyaremwe gisha. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, none iteka ryose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe na none nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Mana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Bifurije kugira umunsi mwiza, intangiriro nziza, icyumweru ndetse n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.